umbarize iyi korari niba ikiririmba nkitegereje umukwe. Aleluya. Amena. Umbarize uyu mushumba Yego. niba gishumbye nk'utegereje umukwe. Yego. Umbarize dirija niba kidirija nk'utegereje umukwe. Sel tupita kose. Yego. Umbarize iyi komite ya korari Yego. niba igikomita nk'itegereje umukwe. Mbarize uyu muhanuzi niba gihanura nk'utegereje iki umukwe. Alelewa selema kostepa. Mbariza abantu bakomerekeye mu nzu y'Imana. Nibwo butumwa mfite. Reka mbabwire ngo mwazize ibintu bibiri. Yesu arakuziye zayiwe, Yesu arakuziye, Yesu arakuziye, Yesu arakuziye, Yesu arakuziye. Imana iraje mu Rwanda nta mikino ifite. Yesu yamaze gufata decision yo kuza muri iki gihugu. Uwera ni yere, ubesha nabeshe vuba ave mu nzira, ibavuba uve mu nzira. Iri zina muzariryozwa. Yesu abakijije amavunja, mumwituye kumuhemukira. Abandi yabarinze gupfa mubyara, mumwituye kujya kubandwa no guterekera. Yesu yabahanduye inda, akubita inda ziva mu myenda mwari mwambaye, mugezi Kanani mu mujyi wa Kigali. Mwibagiwe Yesu bakuye ku Gikongoro, abandi mu Ruhengeri, abandi mu ifumbire, abandi mu buzima budafite ishusho. Mumuhembye kumubabariza abantu no kumugumuraho abantu. Aya mazina mwubatse Yesu agiye kuyamanura yasenye. Iyi minara y'Ibabeli mwimanukiye nta buye niri na rimwe rizasigara rigeretse kurindi. Uwiteka agiye guhora inzigo y'abarira, marira y'abera akomeje gutaka. Imfubyi n'abapfakazi bakabije kuvuza induru, kandi Imana yarabumvise. Nijoro nibwo naryamye, Imana irambwira ngo ese Theogene wenda avuga ni Karame boss, ese ubundi iyo urebye ubona kuba ncecetse impamvu ari iyi? Ndavuga ngo byose ni wowe ubizi. Imana irambwira ngo mfite agahinda gakomeye. Ndavugana n'isi, wa mushumba uzaseba Yongwe isigiye kukwanika. Dore ndi imbere y'Imana. Nutihana Yongwe Joseph, harera Imana Joseph. Nutihana ndahiye Imana nkorera, Juste nudakizwa, Ezekiel nutihana, bapfumu muri gukorana n'imbaraga z'abakonikoni. Nimutihana ni hene do pesefa, nimutihana ibikomere mukomeje gutera imitima y'abantu. Ndahiye ihoraho, Uwiteka azabahana kandi yihanikiriye. Reka mbasuze mwese abari hafi na kure, abari muri Amerika, Aziya, Afrika, by'umwihariko dutuye. Mwese ndabasuje kandi mbifurije ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ni benepa nk'ibisanzwe ubasuhuza, ariko kandi ntago ndi njyenyine. Kuri kamera ndi kumwe na Theoneste, imbere yanyu murabona umukozi w'Imana. Imana ihamagaye, muramuzi, mumenyereye, ariko bya byose n'abandi batamuzi. Yitwa Theogene, araza ko bibibwirira. Niwe tugiye kuganira mu kiganiro cy'uyu munsi. Cyo nababwiraga rero, kora subscribe nimba utarakora subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu byose tunyuzaho umunsi ku munsi. Iyo wakoze subscribe rero bigufasha kugira ngo ubu wa mbere mu kubona ibiganiro byacu. Ikindi kandi nubyishimira uko nayo gufashije, hari bikuvanye hari nawe gushyikije, bisangize n'abandi, dufatanye kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Uyu ni Theogene turi kumwe, katongeye tumusuza. Ntago umunsi nshaka ko dutinda, ubundi tumusengera Imana ntumara kumusuza. Uraho neza? Muraho. Makuru ni meza. Akomeye. Shima Imana. Hari umuntu wanditse mu kiganiro ngo akumbikira ukuntu useka. Ndasetse noneho niyishimye. Niyo mpamvu mbonye usetse nayo ni. Guseka ni byiza, biruhura umutima, biruhura mu mutwe. Yego. Ya.
ninde uri kuganira n'abantu hari abantu bakubonye ari ubwa mbere tujya ngo manzo bibwire. Nitwa Nibishaka Theogene, ndi umukristo muri ADPR paruwasi ya Gasave. Yego. Imana iguha umugisha kandi Imana ibari yatwe muri kino kiganiro nkuko mubyumvishe bavandimwe nshuti. Uyu niwe tugiye kuganira kuri uyu munsi, muramumenyereye mu buhanuzi butandukanye, ariko kandi njye naratunguwe. Mbazo tuwatunguwe n'iki? Niki cyagutunguye? Niwe muntu ndi kubona uhanura ibintu bikasora vava, uziko na wanteye ubwoba gute? N'abantu benshi bazizwe ibintu byose iri guhanura bikwita bisohora. Igihe cy'Imana iyo kigeze isohoza, iyo ari yo yavuze, atari Theogene wavuze, iyo ari Imana yavuze irakora. Ariko hari ikintu nashaka kwibaza, nimba ari nk'impuguraho abandi bahanuzi bagenzi bawe, ugasanga umuntu yahanuye ikintu kirasohoye ariko akirwa birimbya ku isi yose, we ko ibyo utabikora ni iyihe ntwaro ukoresha? Ntabwo kuba Imana igukoresheje, ntago mpamya ko ari ibintu bigiye kukubakira amateka. Ushobora no gukenyuka kandi yagukoresheje. Niba mpanuye ibintu 10 hagasohoramo kimwe, iki kimwe gisohoye ntago ari inzira yo kumenyekana. Nuhanura nawe ibintu bigasohora, uzahindukire wirebe, ishobora kukwica kuko abantu bari kuzira ko imihamagaro yarangiye bagakomeza bagahatiriza. Yego. None ni ikihe kintu wifashisha kituma utishyira hejuru nk'abo bandi tujya tubona bigwasakuza banditse amutemo bagahanura n'ibintu tukabibura? Hano ikintu kimwe kirasohora ibindi turi kubibura, turi kubito abateka mutwe uyu munsi. Mbo nuhanura ibintu 10 ubihawe n'Imana, wirenzaho 5 byawe. Mose yabakuyeyo muri Egiputa, hanyuma abavanayo biremera, inyanja irasaduka biremera, yakoze inzoka biremera, akora ibitangaza 10 biremera, arabambutsa. Ariko Uwiteka aramubwira ngo kubita ku rutare 2 haravamo amazi banywe, be kwicwa n'iki? N'inyota. Mose we rero akubitaho kangahe? 3. Hanyuma ko yari mubwiye 2 se 3 karakiye. Mu yandi magambo ibi bisohoye ni ibyo yavuze. Ibitasohoye rero ni umuhanuzi we ku giti cye wabirengejeho. Ushagwana se ntibisohore wenda ari uko byasengeye bikavaho, akwa kundi Yona yabwiye kujya kubura nenewe, we kifuza ko Imana harimba ariko kwite n'amasengesho basenze bisubiyemo, Imana igakuraho icyo cyago. Ntago rero Theogene ngewe nezezwa nuko ibyo nahanuye bisohoye. Yego. Sibyo? Kintu kinezeza nuko abantu bigarura n'Imana ikigarura. Nicyo kinshimisha. None se abantu bamenye ko hari amavuta ashukana. Eliya yuzuye umwuka wo kumushuka. Yego. Eliya yuzuye umwuka wo kumushuka, afunze imvura n'ikimara gitwaye, ariko ntibyamubuje guhura n'ingaruka z'uko yafunze imvura n'amazi. Sibyo? Yego. Kandi yari mu mavuta. Kandi Imana yaramushigikiye. Kandi abihanura siyo yari bimubwiye. Nta nijwi yumvise. We yagize ishyaka ry'umurimo w'Imana. Ahagarara mu mavuta afite. Yego. Arategeka. Iyo ni impano yo gutegeka. Ntabwo Eliya yigeze ahanurira imvura. Yego. Yategetse ikirere kirahagarara. Sibyo? Ariko nawe byamugizeho ingaruka. Yarahonze. Sibyo? Ajya kwisha munsi y'igiti cyo mu rutemu. Zose ni intambara ziva mu mwuka w'ubuhanuzi. Kabira Gisarafati kurya ibiryo by'umupfakazi n'imfubyi. 3 yanyoye amazi ibikeri byozemo kubera ingaruka zo guhagarika imvura. Ntabwo rero tuvuge ko yahubutse yarihuse cyane, kandi Imana yaramushigikiye ariko ntibyamubuje guhura n'ingaruka. Ntabwo rero Theo ndi imbere y'isi gukoma amashyi kuko ibyago nahanuye byasohoye. Nese nge ntibingeraho, niba mpanuye inzara, inzara ikaza, iyo nzara ntago ireba abona hanuriye ngo insige. Cyo nicyo abantu bakwiriye gutandukana. Hubwo umuhanuzi wa nyawe w'umunyembabazi aririra isi, akarira, agapfukama akarira, akavuga ati Imana nubwo untumye guhanura iyi nzara, ariko harimo mama, muri iyi nzara harimo marume, harimo bakuru banjye, harimo famiye, harimo inshuti, harimo abavandimwe.
ntabwo rero kuba mpanuye inzara izajya kwa Pierre ngo ihunge kwa Theogene. urakoze cyane birasobanutse. reka dusenge Imana twinjiye mu kiganiro. Imana y'amahoro kandi Imana ikiranuka, ubereye mwiza abagutegereje bose. Impanga yose umuntu ukora ibyo ushaka uramwemera niko ijambo ryawe rivuga. uyu ni umukozi wawe Theogene, ugabwa umukoresha niwe munsi nongere umukoreshe. Mwuka w'Imana amuhangaho cyane mu izina rya Yesu Kristo, kandi ijambo rigiye kumuvamo bigirira akamaro abaryumva bose. Mushyigikire mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Twasengaga hano turi kumwe n'abantu batandukanye, ndashaka gusabira amazi kandi ntubyange. Iyo umuntu avuye mu masengesho cyane cyane ku cyifuzo tugifite turi abantu batandukanye, abantu benshi mwanditse muri komenti muvuga yuko mushyigikiye mu masengesho agiye gutangira. yarangije rero, kandi tujye tuvugisha kuri amasengesho murayazi. Ngenda ndashaka ko buri wese afata telefone ye. Western Union irakora, Mobile Money irakora, na MoneyGram zirakora, byose. Tanga nimero yawe mbere yuko dutangira ikiganiro. Ni mwuko bikubwiye? Nudumva mbese ntubizi. Okay, byo nakazi. Tanga nimero yawe mbere yuko dutangira ikiganiro. Ni 07 83 yego 0 1002. Babara yisubiremo. 07 83 0 1002. Imana iguhe umugisha. Uramvuga rimwe bakumva kabiri. Murakoze kwa mwabyumshe, kandi umuntu wese ugiye kubikora Imana y'amahoro imuhe umugisha. Amasengesho yagenze gute? Yagenze neza. Amasengesho yagenze neza, nagize ibihe byiza. Yego. Nakeye cyane. Nongeye kumva nari inyotewe gusenga, ariko nasenze njyenyine n'abandi bagiye bamfasha hirya no hino. Abantu bamfashije, nahamagawe n'abantu by'umwihariko abanyagisenyi, banyarubavu. Yego, bubahwe. Mwarakoze. Yego. Baramfashije bati humura, natwe turayatangiye. Kigali barampamagara, aba diaspora barahamagara bati natwe tuyagiyemo, ntabwo uri wenyine. Yego. Mu buryo bwaho narindi nayakoze njyenyine, ariko mu buryo bw'umwuka aya masengesho yakozwe n'abantu benshi. Yego. Kandi umusaruro narawubonye. Umusaruro kugenda uboneka uko byagenda kose, kuko nitabye abantu 871 bihana. Nicyo tuba dushaka. Imana ihabwe icyubahiro. Umwe ati nari narabivuyemo, Yesu angarukeho. Undi ati manitse amaboko, mbabarira niba uri no kurya bukuyemo ifurusheti unsengere nongere ngaruke ku isoko. Rero icyo kintu cyaranshimishije. Uzi ko hari iminsi wabaga mu masengesho telefone ikavaho. Nanjye nagiye mpamaga bakubuze, bati wa mukozi mwa dukeneye ko agakiza, dukeneye kwihana. Aho nkabwa nti muze kumpamagara kuri zino saha, abiye byose arabonetse. Icyo dushima Imana ntago ari ukwirata cyase kwiyemera, dushimye Imana ko mu ijambo iba yatanze abonekamo benshi bihana, kandi icyo tuba dushaka nicyo kintu cyanshimishije. Nicyo dushaka cyo tugenza hano ku musaraba TV. Yego. Ijambo muri byavuze ngo umusaraba no bendera ryacu twebwe abakijijwe. Muri wese wifuza rero ko umusaraba wamubera ibendera, nakizwe yakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we, ibindi byose azabyongerwa kubona. Reka twinjire mu kiganiro cy'uyu munsi rero. Byo byose ufite byinshi watubwira ku masengesho ko yagenze. Hari shobora kuba ari message Imana yaguhaye, wenda yaba yaruna mu icumu, birashoboka. Ufite amakuru menshi watubwira, ariko uyu munsi nayo ndayorwa n'umwuka. Umwuka guhangeho. Ndifuza ko mbere yuko twinjira muri ibyo bintu hari ijambo ry'Imana, ufite ijambo ry'Imana maze ukatubwira ijambo ry'Imana. Dukeneye kumva ijambo ry'Imana. Ndashaka abantu bansomere ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 25 umurongo wa mbere. Titre niyo nkeneye cyane. Umugani w'abakobwa 10. Umugani w'abakobwa 10. Ntago ari babiri, 10. Si 9, si 8, si 7. Ni abakobwa 10. Yego. Icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzageranwa n'abakobwa 10 bajyanye amata baza yabo bajya gusanganira umukwe. Ariko muri abo 10 5 bari abapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. Hanyuma abakobwa bandi nabo baraza, barahamagara bati nyakubahwa dukingurire. Nawe arabasubiza ati ndababwira ukuri yuko ntabazi. Nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa nuko nimube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Yesu atugirire neza. Amen. Rero ndagira ngo
mvugane n'abantu b'Imana barinda amavuta cyambere na amavuta mu mperezo. Impamvu ibi byose muri kubona biriho biba mu murimo w'Imana ku bantu b'Imana, nta kintu gikomeye kibaye mu isi nuko mu mperezo nta kintu kirimo, sibyo? Uyu munsi mu Rwanda iwacu gusaba no gukwa ni 2:30 saa 3 kuri invitation niko handitse. Hanyuma iyo mwakererewe byibura byarenze urugero ni 4:30 bigafata saa 5, sibyo? Hanyuma fatanye na w'umukobwa wahamagaye bene wabo, ufate se w'umukobwa wahamagaye igisekuru cy'umukobwa, akaba invitation zarasohotse, ufate korari Byiringiro cyangwa Tube Maso cyangwa abakorera Yesu, uyu mukobwa aririmbamo, ufate perezida wa korari, ufate ibyuma bamaze kwestara, harimo za ndirimbo z'ubukwe n'amakorasi. Hanyuma ubwire nyina w'uyu mukobwa saa 8 umubwire ngo tera haleluya 7 Imana iratabara. Ntago bikunda. Fata se w'uyu muhungu, se w'uyu mukobwa, ubwo kambanze ndebe kote ibabaye igoye. Kote ifite umubabaro kuruta iyindi ni kote y'umukobwa, niho hari igisebo gikomeye. Hanyuma dufite muri korari abajomba n'inzara bavuga bati ntago twari twarabivuze, ntago twavuze ko uriya mukobwa yiyoboye, ntago twabivuze, ntago mubyibuka, buriya ntimuhannye. Ndagira ngo mbabwire ko ikibazo s'uyu mukobwa, sibyo? Ikibazo kiri ahantu uyu mukobwa yakiririye ubu bukwe. Turi kumvikana? Ikibazo kiri ahantu uyu muhungu yahagurutse ajya kubaza izina. Ikibazo kiri ahantu se w'umukobwa na nyina w'umukobwa bemeye umukwe. Turi kugendana, singize ibintu bitatu. Hanyuma ikibazo cya kane kiri ahantu uyu muhungu yakuye urukundo rujya kubwira uyu mukobwa ko bazabana. Singize ibintu bine. Icya gatanu ari nacyo cya nyuma rero, ni umuntu watangaje ubu bukwe akabuperezanta, akabujyana muri biro, akavuga ngo runaka na runaka batangije umushinga w'iki w'ubukwe. Singize ibintu bitanu byuzuye. Icya gatandatu reka nkihorere. Uyu muhungu kugira ngo ahure n'uyu mukobwa ni urugendo rurerure. Mu yandi magambo, uyu muhungu mu kujya gutera irivi kuri uyu mukobwa yari afite iyihe ntego, yari agamije iki? Iyi topiki ifite amagambo abiri ajya guhura: igikomere kiva mu bizera Imana. Niyo nahaye iyi topiki. Nshaka nariha topiki ivuga ngo kuba maso. Ego nshaka nariha topiki ivuga ngo murinde amavuta, sibyo? Ariko bitewe n'emeseji, iri jambo rifite topiki ivuga ngo igikomere cy'abiyorose ijambo ry'Imana bagahemukira abandi. Ndarisubiramo: kwiyorosa ijambo ry'Imana ufite uwo ushaka kubabaza. Bivuze iki? Uyu mukobwa yahunikiriye arasinzira, we yarebye imyaka maze atagangaye, yemeye urukundo, ariko ntiyigeze amenya imvo n'imvano y'uyu muhungu, ikintu kimuzanye. Uyu muhungu nawe yahagurutse ajya kubaza izina, ariko ntiyigeze asobanukirwa aho agiye kuribaza. Bitewe n'igihe maze iminsi ntanga ubuhamya bw'ibikomere, ntagire utekereza ko ariho nuririye,
ntabwo urugo rwanjye ari rwo rwawe, kandi buri wese agira irye igeno rye, sibyo? Umuntu wese agira iby'Imana yamugeneye. Aha ndashaka kuvuga iki? Umukwe atinze rero, umbarize iyi korari niba ikiririmba nkitegereje umukwe. Aleluya, amena. Umbarize uyu mushumba, yego, niba gishumbye nk'utegereje umukwe. Yego. Umbarize dirija niba kidirija nk'utegereje umukwe. Sel tupita kose. Yego. Umbarize iyi komite ya korari, yego, niba igikomita nk'itegereje umukwe. Mbarize uyu muhanuzi niba gihanura nk'utegereje iki? Umukwe. Alelewa selema kostepa. Mbariza. Aleluya, amina. Mbariza babadiyakoni bari ku marembo y'urusengero, yego, bari mu miryango bari kwicaza abakristo. Ubambarize niba bari kudiyakona, yego, nk'abarindiriye umukwe. Mbariza aba bantu bari kubara amaturo, yego, niba bari kuyabara nk'abategereje iki? Umukwe. Ese iyi nzara diyako nta mwuka uri kukongorera gucomora iyi envelope uri kubona iremereye mu kibo? Mushumba, mfasha urebe niba ushumbye nk'utegereje umukwe, cyangwa ushumbye nk'uri gushira akaboko mu mifuka yabo ushumbye, kuko umukwe yagize ate? Yatinze. Iyo umukwe yatinze minirivare irabura. Umukwe yatinze ntacyo utinya. Umukwe iyo yatinze isoni zirashira. Umukwe iyo yatinze ntutinya gusambanya bushumbye. Umukwe iyo yatinze ntago utinya kugira ibyo wonona, kuko numenya ko umukwe ageze Nyabugogo uri ku Kinamba, hari ibintu uri buze kwitondera. Ko umukwe ageze hafi ukaraba vuba. Iyo umenye ko umukwe ageze hafi, tente bayitera bihuta. Ya mabife njya mbona bayategura bihuse. Protokoli ibiri tayari, kuko twamenye ko umukwe ari hafi. Ariko nzanye ijambo rivuze ngo umukwe atinze, bose bagira gute? Barahunikira. Nyuma yo guhunikira barasinzira. Muri uko gusinzira nibwo abanzi bagose umudugudu, bawubakaho urufatiro, bawubakaho uburinzi bukomeye. N'uwihaye ngo arabyutse agiye hanze kwihagarika, abarinzi b'abajibiyoni bakamumena umutwe, kugira ngo atagenda agatanga amakuru ku mukwe atinze. Rero mu yandi magambo ndagira ngo mvuge neza iki kintu. Abantu bakomerekeye mu nzu y'Imana, nibwo butumwa mfite. Reka mbabwire ngo mwazize ibintu bibiri. Icyambere, mwatwaye amatabaza ariko ntimwatwara amavuta. Ngiye iki kintu kidukozeho. Buje irayenga, buje ntiyakiteka. Buje ni ikintu cana hanyuma kikagenda kiyenga. Uko kiyenga buje ntikura, ahubwo buje iramanuka. Hano abantu banyumve. Abantu bamaze iminsi ngo uyu muntu ni umugome, hagira amahane, kucyo avuga nk'ugiye kurwana. Ibyo byigumanire. Hari abantu bakoreye Imana mu mperezo hakirimo amavuta, sibyo? Hari abantu bakoreye Imana mu mperezo hakirimo amavuta. Amavuta ashize bari kuzunguza amadebe, nta kintu kirimo. Ni ibimuga, ni ibibindi byashizemo amavuta. Mu yandi magambo, umuntu utagifite amavuta mu mperezo, kugukomeretsa we nta kintu bimubwiye, kuguhemukira nta kintu bimubwiye, kukwangiza nta kintu bivuze kuri we,
kuri uwo muntu wamaze gushiramwe amavuta mu mperezo. Ejo nijoro nibwo naryamye, Imana iransanga impishurira ibikomere abantu b'Imana bafite, batakuye muri karande ziwabo, batanakuye mu mirimo bakora cyangwa mu tuzingo manajya yampemukiye, ko ntabure wanjye yampemukiye, oya, ahubwo ugasanga umuhanuzi runaka yakomerekeje abo basengana, pasiteri runaka niwe wakomerekeje abo ashumbye. Kubera iki? Mu mperezo nta kintu kirimo, amatabaza yamaze kugira gute? Kuzima. Ejo bundi mwumvishe umushumba umwe muri Nyabyondo inyuma ya Skol ngire ngo fata umwana w'imyaka 14 bati uri mu biki, ngo hari umuntu ndi gusengera kandi arimo aramwangiza. Ndashimira Imana yamushize ku mugaragaro ikamutanga. N'umudiyakoni watabaje Imana imuha umugisha, yarokoye ubuzima bw'uwo mwana, nubwo yageze ku ntego ye agakora ibyo ashaka, ariko ibyo ni ibintu byabaye. Ntago ndi imbere ya kamera kugira uwo nsebya, sindi imbere ya kamera kugira uwo nataka, ariko mfite ubutumwa buvuga ngo mwabakirisitu mwe mwongere musubire mu maduka mugure amavuta, mwe gutunga amatabaza gusa ariko atarimo amavuta. Impamvu bari kubiba mwamaze guhuma, babahumishije ibisirimba, babahumisha za haleluya, babateye za tobari ngo umva uko ivuze, urasimbuka 7 ntago biri bukureho umuvumo wakuziye, ntibiri bukureho ikigeragezo cyakuziye. Aha ngaha bishatse kuvuga iki? Aba bantu babategeye mu mwijima, mu gicuku. Bibiliya iravuze ngo nuko mu gicuku nijoro. Aha hantu abantu banyumva bahumve neza, umuntu atakwibiye mu gicuku urabona azakwiba ryari? Ibi bitambo barimo babaka ni batabibaka mu gicuku, bakababwira ko amatabaza agiye kuzongera kwaka, murabona bazabiba ryari? Rero ndagira ngo mpumura abantu bakanguke. Uyu mujyi wa Kigali, iyi Kigali muri kubona, mbere ya Covid Uburundi nibwo bwari iguriro ry'amabandi y'Abanyarwanda. Ibi bintu abantu mu byibuke. Kumva umuhanuzi w'umunyarwanda i Burundi yabiciye biri gucika. Yesu abakurikiranayo arabafungira amazi n'umuriro, murambuka mujya Uganda, mujya gushinga y'amadini n'amatorero. Abaraha muri Musezero abazanye za compassion ngo mugiye gushingira abana b'abantu amashuri, mu bahuze n'abantu bazajya babarihira amashuri. Barimo bitwa bantamvura idahitano mu gakinjiro ka Gisozi, apakira intebe ku manywa y'ihangu na bugingo n'ubu ntawamenye iyo yarengeye. Ari hehe? Ari Uganda, ataye umugore n'abana icyangugu. Aya ni amabanga nje kumena, kuko amatabaza yamaze kuzima, mu mperezo nta kintu kirimo. Bari hehe? Ba Eric Habineza mu Muhima bari hehe? Muri Alpha na Omega bari hehe? Ba papa bitangaza njya numva abo ngabo. Uyu numwe mu bansenyeye urugo, ntabwo ari yo mpamvu nje hano. Niki bari guhanura? Bafite iki? Abo bose nabari gukomeretsa abantu. Aba bayongwe ba papa Kingi, ba Juste. Nje ntago njya mvuga ku ruhande ngo urumva ngo urabona ibikomera aba diaspora bafite. Hari umuntu waraye mpamagaye ari kurira uburyo Joseph Yongwe yamubwiye ngo natamushakira miliyoni aramuvuma. Muri bande muravumana? Muri abahe? Muravumana muri ibiki? Kubera iki? Amatabaza nta kintu kirimo. Harya muratinya kuvuga ngo mudapfa? Muratinya kuvuga ngo batabaroga? Abantu b'Imana bafite ibikomere. Umuntu nibwo agikizwa, ntaramenya iyo biva niyo bijya, ugahita umuprofitira muri ubwo bujiji bwo kutamenya ngo gurisha inka niko Imana imbwiye ngo Imana izaguha urubyaro. Imana niyo yonyine ifite kode y'uburyo uriya muntu yabyara. Ntabwo inka kugurisha inka ntibizana urubyaro. Intebe 100 z'urusengero ntibituma ubona umugabo. Imbuto wera zizaguha umugabo. Kubaha Imana ugakira umuvumo w'icyaha, Yesu azamanura umugisha ukugereho.
mureke kwiba abantu, mureke gukomeza kuboza imitima y'abantu. Ndatabaza leta y'u Rwanda itunga itoroshi muri izi nsengero. Ubu ni ubujura bushukana, uku ni ukwiba abaturage. Sinzi impamvu leta ifunga bibye igasiga abapasitori bari kubeshya muri social media no mu nsengero zabo. Iki kintu ndakivuga nshize amanga, ndatabaza leta y'u Rwanda, nyakubahwa perezida wa repubulika nabo mufatanije kuyobora uru Rwanda, mutunga itoroshi muri izi nsengero. Ribu yinjiremo, murangira ndaguhamagara polisi y'igihugu, mwinjire muri izi nsengero murebe, mwoherezeyo intelligence, mwoherezeyo abana bazi kureba barebe ibintu biri kubera muri izi nsengero. Ingo zirarangiye. Mu myaka 3 iri imbere sinzi ko tuzaba tugifite umuryango nyarwanda muzima kubera ya madini y'abesikoro, kandi muri kubarebera mukirirwa mufata abantu ngo banditse impapuro z'impimbano, bibya abantu babashukishije inyandiko perime z'indyogo, ariko mu madini ntimushaka kureba ibintu biri kuberayo. Mbarangiye aho ibintu biri kubera, nta shyari mfite, abantu bafite ibikomere. Umuntu agatinyuka akakubwira ngo aho uherereye muri Australia, aho uri muri Omani, aho uri muri Amerika, aka kredi jya kuri banke wake kredi unyoherereza ituro, nutaryohereza ndakuvuma. Umuntu agakora imyaka 3 y'ubuginga, umwana n'umugore ntibabe bakirya, ntibabe bakiga, ntiyite ku muryango we kuko wamubwiye ngo uramuvuma. Yongwe wagejeje aho ngaho, mwakwihannye mwagarukiye Uwiteka. Murabesha abantu ngo amatabaza aracyaka ngo harimo amavuta. Amavuta avuye hehe? Amavuta avuye he? Mu mperezo ko nta kintu kikirimo. Mwakoreye Imana mu gihe cyanyu, turabemera. Hari umunsi mwahagaze imbere y'Imana, turababona ku mwuka w'Imana uri muri mwebwe. Ndagira ngo ntabarize abanyarwanda, mukomeje kwibwa, mwasubiye ku isoko mugahumuka, mukongera mugasubira ku rufatiro rw'Imana, mukagura imperezo, mugashiramo amavuta, mugahumuka mukareba. Ndasaba umuntu unyegereye ansomera ijambo riri muri Matayo, ntago nshaka kutinda. Mujya muvuga ngo ngira kamere, ariko ndababaye. Umuntu arifata agafata ifoto y'umuntu akayikura kuri profile, yarangiza akayijyana ku bapfumu, agatangira kumuteza indoto ziyerekwa zipfuye, akamushikisha. Abakozi b'Imana muri kujya gushikisha abo mushumbye, kuko washatse kumusambanya akakunanira, ugakura ifoto ye kuri profile ukayijyana mu bapfumu, ugatangira kumuteza inzozi zo kukurota, hanyuma akagira ngo koko n'Imana yakoze. Abantu mube maso mukanguke, ibi bintu birimo amanyanga menshi. Somera Matayo ibice 2. Yego. Matayo ibice 2. Yego. Murongo wa mbere. Hera ku murongo wa mbere. Abanyabwenge baramya Yesu. Abanyabwenge bajya kuramya Yesu. Yesu amaze kuvukira i Betelehemu mu gihugu cy'Yudaya. Aha hantu abantu bahumve neza. Bati umwami w'Abayuda wavutse ari hehe? Ko twabonye inyenyeri ye. Mugerageze mubaze, mwikora ibintu mutabajije. Aba banyabwenge ntibapfuye kugenda, ntabwo bapfuye guhubuka, nta nubwo bapfuye gukora ibintu batabajije. Baravuze ngo ko twabonye inyenyeri ye tukiri iburasirazuba, none tukaba tuje kumuramya. None ko tuje kumuramya arihe? Umwami Herode abyumvise ahagarika umutima. Aha hantu munyumve cyane, uku kumena amabanga y'abajura n'abadayimoni bari mu itorero ry'Imana, bari mu kazi, bahagaritse umutima, kuko telefone za buri kanya, kuko twamaze kumenya ko ibizira byamaze kuba byinshi. Yego. Ateranya abatambyi bakuru n'abanditsi. Herode amaze kubimenya afata umwanzuro, aha muhumve cyane, ateranya abanditsi n'abafarisayo n'abatambyi. Bose nubwo bwoko ababaza aho Kristo azavukira. Abanza kuneka kumenya aho Kristo azavukira, abaza amakuru.
bati ni i Betelehemu mu gihugu cy'Iyudaya. Mwumve neza, uyu mwami Yesu azavukira i Betelehemu mu gihugu cy'Iyudaya. Ibanga bagize gute? Bararimenye. Niko byanditswe n'umuhanuzi ngo nawe Betelehemu ho mu gihugu cya Yuda, yego, nukuri nturi mutoya mu midugudu ikomeye ya Yuda. Ndagira ngo nkubwire ko nubwo uterekwa, nubwo utarota, nubwo udahanura, nubwo utabwiriza, umva uko Imana ivuganye nawe, ntabwo uri mutoya. Muri haleluya yawe imwe nturi muto, mu isengesho ryawe ry'iminota 2 nturi muto, mbese no kwiyiriza umunsi umwe nturi muto, no kuvuga ngo Mana mbabarira ntabwo uri mutoya mu mudugudu w'i Betelehemu. Kuko muri wowe ariho hazaturuka umutwe uzagirira ubwoko bwanjye bw'abisi. Aho muri wowe niho hazaturuka umwami uzaragira umutwe w'Abisirayeli. Kuko Herode ahamagara abanyabwenge rwihishwa. Ahangaha mu nyumve, nuko Herode ahamagara abanyabwenge rwihishwa. Ubu ni ubuhanuzi ndimo mbaha, nta marangamutima arimo. Abasobanuza neza igihe baboneye ya nyenyeri. Abasobanuza neza igihe baboneye ya nyenyeri. Abatuma i Betelehemu. Hanyuma Herode afite abantu ari gutuma i Betelehemu rwihishwa mu buryo bw'ibanga. Ati nimugende musobanuze neza iby'uwo mwana. Nimugende munekere musobanuze neza iby'uyu mwana uzavukira i Betelehemu. Nimumubona muze mubimbwire, maze muze mubimbwire, nanjye ngiye umva izo mbabazi ziteye Herode kujya kuramya uwo ashaka guhitana. Bamaze kumva umwami baragenda. Bamaze kumvira umwami baragenda. Kandi ya nyenyeri babonye bakiri iburasirazuba. Kandi ya nyenyeri babonye bakiri iburasirazuba ibagenda imbere. Irinda igera aho uwo mwana ari ihagarara aho ngaho. Igeze aho umwana yavukiye irahagarara. Babonye iyo nyenyeri baranezerwa cyane. Bageze mu nzu basangamo umwana hamwe na nyina. Bageze mu nzu basanga uyu mwana ari kumwe na nyina Mariya. Barapfukama baramuramya. Maze bahambura imitwaro yabo. Hanyuma bahambura imitwaro yabo. Bamutura amaturo n'izahabu. N'icyome. N'ishangi. Baburizwa n'Imana mu nzozi. Gusubira kwa Herode. Hanyuma banyura izindi nzira basubira iwabo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ubutumwa rero mfite uyu munsi buravuze ngo hari inyenyeri yawe yazimye. Impamvu y'ibiri kukubaho, ibiri kugutungura byose, nuko hari inyenyeri. Hari inyenyeri mu ijoro rya 9 yakumurikiraga ejo ikaguhishurira ibizaba. Hari inyenyeri yamurikaga mu bana ukamenya ko abana batewe. Hari inyenyeri. None Herode yagutumyeho intelligence, yakoherereje maneko zikugenzura. Uyu munsi umuntu mwarahanura, yamara guhanura akaguha pasi. Aba nabavuye kwa Herode. Ngwino nkwerekete wo. Hari umugore hariya mbonye utagira ubwenge. Herode wagutumyeho iki? Ingenzi. Uranyumva neza? Kugira ngo bakurye bakurangize, ntago bari butinye kukubwira ko Imana igushaka kanyarira ikahaguhera makuru. Nugera kanyarira uwa mbere atiri, undi atiri. Imana iravuze ngo gura intebe 100 mu nzu y'Imana. Ayaragiye. Undi atiri, Imana inyeretse ufite ideni rya banki. Wumve afite ideni rya banki. Bo barabizi. None ya Mana irashaka ko ugura intebe kandi urimo n'umwenda muri banki. Tukugendana. Impamvu inyenyeri y'uyu mukristo ntiyaka. Hanyuma mu mperezo z'uyu muhanuzi cyangwa uyu muvugabutumwa cyangwa uyu mushumba nta mavuta arimo. Urumva abantu babiri, ugiye guhanura mu mperezo nta kintu kirimo, ndetse n'itabaza ryamaze kugera gute kuzima.
kuko amavuta nta yarimo. Hanyuma ugiye guhanurirwa nawe inyenyeri yashoboraga kumenya umujura umuziye yamaze kuzima. Herode yagutumyeho mama, Herode yagutumyeho, barakwinjiriye iwawe, barahageze, bazi ukuryama, bazi ukurya, bazi isaha utahira, na minisiteri ukorera barayimenye, igihugu uherereyemo barakizi. Nico gitumye Uwiteka avuze ngo kunyuramo hanyuma ngo bashire Herode iki amakuru. Bibiliya ivuze ngo iravuze ngo nuko baburizwa n'umwuka. Haleluya. Kongera gusubira kwande kwa Herode. Mu yandi magambo nubwo bakwibye ariko utwo dukeye usigaranye, inyenyeri igiye kukugenda imbere, nimara kumurika iraza kwitambika bene Herode ibayobye mu zindi nzira. Mu yandi magambo hari imirindi yari iguhagurukiye, hari ingabo zari zikuziye, ariko umwuka amanutse kuziyobya. Haleluya. Alepose de fa amanutse kuzinyuza mu yindi nzira, kuko Uwiteka yavuze ngo ntabwo azemera. Haleluya. Ku izina rye rikomeza gutukwa n'abatarakebwe. Mu yandi magambo iyi nyenyeri nimurika uramenya igihe uzabyarira. Iyi nyenyeri nimurika uraza kumenya icyo uri gupfa n'umutware. Iyi nyenyeri nikumurikira uramenya akazi kawe kare. Oya, ntabwo Sarongo atanga abagabo, ntabwo na Sarongo atanga abagore. Oya, iki ni ikimenyetso cy'uko inyenyeri yagize gute yazimye. Rero niyongera yongere kumurika ku buzima bwawe. Ikindi kandi abantu mwibiwe mu mwijima, kuko amatabaza yari yazimye. Ikindi kandi hari mu gicuku, igicuku cyari cyanishe, umukwe yatinze, kuburiya muntu yaragusambanije muri biro, sori byarabaye, inyenyeri yarazimye. Icya kabiri mu mperezo nta kintu kirimo. Niba hari isomo nabonye rikomeye ni ugukora icyaha uri mu mwuka. Ntibishoboka, ntibikunda, ntago byakwemera. Sibyo? Kibazo ni inyenyeri yazimye. Inyenyeri ku mukristo iyo yazimye, umushumba mu mperezo amavuta akazima, ni umupfu utwaye umurambo. Ni nko kuba warapfuye bakakohereza mu irimbi rya Remera cyangwa Rusororo, bakakubwira ngo genda usengere biriya bituro bimenagurike abarimo, kandi wowe warangiye kera. Iyo mu mperezo harimo amavuta, ujya gukora icyaha, umutima ugahita ukubwira uti iragutsinda hano, yewe no kuruhimbuka hatinya. Rero Imana muri kuri iyi si mwamaze kwemera gukorana na Eliminate. Mwemeye kwemera gukorana na Eliminate, kuko ntimukeneye kuzamura izina ry'Imana, ahubwo mukeneye ko amazina yanyu amenyekana mu ruhando rw'amahanga. Ikimenyetso cya mbere ngiki ni uguhuha abantu bakikubita hasi nk'ibigoryi, kandi baje mu nsengero zanyu ari bazima, ahubwo mukabikuriramo ibyo mufite mukabibateramo, mwarangiza mukajya mubamotsa nk'imbwa ngo abadayimoni bari kubavamo, kandi ni mwebwe mwagize gute mwabashizemo. Icya mbere murababwirwa n'izi muswari muri gukubita abantu mwabahuha bakagwa, ni iki kimenyetso cya mbere. Icya kabiri n'izi mpeta mwambaye nini za rutura mwaziguze muri Nigeria, niho izi mbaraga ziri gukomoka. Icya gatatu nibi muri kubeshesha ngo ni amavuta mwakuye muri Isirayeli mwayaguze muri alimentation, murangije ngo kugusiga ngo ufite ituro ribyibushye ngo ndamusiga. Reka nkubwire hano mu Rwanda n'ababishop bamwe musigariye ku cyuka gusa, ariko mu mperezo mwamaze kuma. Mu yandi magambo musigaranye izina ry'uko mwakoranye nayo. Ari nacyo gituma umuntu ari guhanura akantu kamwe kasohora akakuririraho, agahamagara itangazamakuru ryose ngo mu Rwanda habonetse umuntu ngo Imana iri gukoresha ibitangaza. Nta muntu Imana ikoresha ibitangaza wiyamamaza. Uwo wasengeye agakira niwe uguhuza n'undi, hanyuma uwo wahanuriye bigasohora wubwe niwe ugutangira ubuhamya akaguhuza n'undi. Gute usengera umuntu umwe? Twamaze kumenya ko muri gukodesha imbago z'ababana n'ubumuga bw'amaguru, mugaha abantu amafaranga bakigira ibirema, mwamara kubarambikaho ibiganza bagahaguruka, kamera ikabafotora mukoherereza abadiyasipora, mugashira kuri YouTube ngo abantu bahagurutse. Ndahiye Uhoraho
nta mana iri muri mwe, ntabwo ari Imana iri kubikora. Umuntu akakora akemera kwicara mu kagare, hari uzakicaramo ntagahagurukemo, hari uzaterura iyi mbago akimara gusoza iteraniro nk'uko yabyiraze, nk'uko yabyihamagariye, marayika azamuca ukuguru mbivugiye imbere y'isi, ndimo ndavugana n'isi. Wa mushumba uzaseba, Yongwe isigiye kukwanika, dore ndi imbere y'Imana. Nutihana Yongwe Joseph, harera Imana Joseph, nutihana ndahiye Imana nkorera Juste, nudakizwa Ezekiyeli, nutihana bapfumu muri gukorana n'imbaraga z'abakonikoni, nimutihana hene do pesefa, nimutihana ibikomere mukomeje gutera imitima y'abantu, ndahiye ihoraho, Uwiteka azabahana kandi yihanikiriye. Uwiteka azabahana. Muri kujya gucisha iyo za Uganda, mwambariye ku mpigi, mwambariye ku masaha afite connection n'indi myuka, mufite impeta mwaguze, mufite kirisitu b'Imana bafite, Uwiteka araza kubibabaza. Yego, Imana irabibabaza kandi mu gihe gitoya. Ejo bundi narababwiye ngo hari umutingi tugiye gutambuka mu Rwanda, nari imbere ya kamera, munyamakuru ashaka kuntacoringa ngo ankuremo ibitari ngombwa, mwimu mwanya mbonereho no kubiyama. Ntago jewe ndi igicuruzwa muri media, mpamagara ufite intego nzima, ibintu byo gutwika jyana hirya kamera zawe, jyana hirya izi views. Hari kamera zamaze kuvumwa, hari amacano Yesu agiye gukoraho, ukajya ufungura ikiganiro ukiza gufirima igahitisha. Ibi mbibabwira mwitonde, hari abantu bafite imbaraga z'abakonikoni bari kuza bafite intego zo kumenyekana. Ndagira ngo mbabwire ko ntabwo kuba nicaye hano, ntago ndi gukorera miliyoni, nta muntu wanguze, nta n'uwantumye. Ntawe nushaka guhitinga usenga Imana ikuzamure, nushaka kumenyekana tunga amavuta uzamenyekana, nushaka kumenyekana ubaha Imana izakuzamura, nutanyura muri social media izakunyuza n'ahandi. Ariko mwiza kubeshya abantu, mwohereza ibiganiro bidafite kirisitu, bidafite umwuka wera, mubaga imitima y'abantu b'Imana, mubatera kanseri n'ibikomeye. Yesu araje. Yongwe reka nkubwire, Yesu arakuziye, Yesu arakuziye, Yesu arakuziye. Iyo komite yawe, ibi bibina mwakoze, aya makampani mwamaze guforoma, papa kingiwe inyamirambo, Yesu arakuziye, sarakuziye zayiwe, Yesu arakuziye, Yesu arakuziye, Yesu arakuziye, Yesu arakuziye. Imana iraje mu Rwanda, nta mikino ifite. Yesu yamaze gufata decision yo kuza muri iki gihugu. Uwera ni yere, ubesha nabeshe vuba ve mu nzira, ibavuba uve mu nzira, iri zina muzariryozwa. Yesu abakijije amavunja, mumwituye kumuhemukira. Abandi yabarinze gupfa mubyara, mumwituye kujya kubandwa no guterekera. Yesu yabahanduye inda, akubita inda ziva mu myenda mwari mwambaye, mugezi Kanani mu mujyi wa Kigali. Mwibagiwe Yesu bakuye ku Gikongoro, abandi mu Ruhengeri, abandi mu ifumbire, abandi mu buzima budafite ishusho. Mumuhembye kumubabariza abantu no kumugumuraho abantu. Aya mazina mwubatse Yesu agiye kuyamanura yasenye. Iyi minara y'Ibabeli mwimanukiye, nta buye n'iri na rimwe rizasigara rigeretse kurindi. Uwiteka agiye guhora inzigo y'abarira, marira y'abera akomeje gutaka, imfubyi n'abapfakazi bakabije kuvuza induru. Kandi Imana yarabumvise. Nijoro nibwo naryamye, Imana irambwira ngo ese Theogene wenda avuga ni Karame boss, ese ubundi iyo urebye ubona kuba ncecetse impamvu ari iyi? Ndavuga ngo byose ni wowe ubizi. Imana irambwira ngo mfite agahinda gakomeye, igenda inyereka abantu yatuziye. Yesu aratuziye. Rero ndagira ngo mbwire aba bantu bari kuza muri social media guhanura ibyo bakuye kuri Radio Rwanda, ibyo bakuye ku zindi mbuga, ibyo bavanye ku ijwi rya Amerika, hanyuma barangiza bakabikusanya bakaza muri media guhanura. Yesu namwe arabaziye, Yesu namwe arabaziye. Reka mbabwire, utu tuzu tw'amabanda, aya maduka muri kubona y'ibisambo,
izi nsengero leta y'u Rwanda nitunge mitoroshi, harimo ubujura bushukana, harimo amanyanga menshi. Ndifuza ko leta ihaguruka, polisi y'igihugu, ribuwe murangira ndakwinginze bambe, ndagira ngo mbabwire ukuri. Abantu bazi Meshake Gatabazi ahantu aherereye, hagonze aho namukura, sinzi naho haba. Meshake n'umwe mu bahanuzi bagiye gutaha, bivugiye hano. Ikintu azize Imana yaramukoresheje mu gihe gikomeye. Yakoreye Imana Meshake Gatabazi, arayubaha, avuga iby'Imana yamutumye adafite ubwoba. Ariko uyu munsi ari kurokora inyamibwa. Yabaye umuhanuzi w'umusaza, umuhanuzi w'ubwoba. Rero baze kumushaka, simbizi cyangwa nawe niba akurikirana imbuga z'abandi. Meshake igihe kirageze agataha, yezwe atunganye ibidatunganye, cyane ko iminsi y'inyongezo 15, imyaka 15 Imana yamuhaye nka Hezekiya, we n'Imana ye bafite uko bari bubigenze. Ubwo nguhanuriye nk'umuntu mukuru wubashye Imana, wakoreye Imana. Ntabwo nkuzanye mu isi, singuteje isi, hanyuma ibindi wowe na Yesu mubyirangirize. Hari undi mugabo umaze igihe kinini akorera muri ADPR, nagiye wenda hashaka ndahayoberwa, ariko nari narahageze rimwe kugira ngo bene we baze kumunshakira. Bafite ukuntu basenga ku cyumweru nimugoroba iwe mu rugo. Ni umugabo usengera muri ADPR w'umusaza, ariko ukunda kuvuga igiheburayi, wize muri Israel ngire ngo, sinzi niba hari uzi izina rye. Naryibuye. Yitwa Barakomera. Nimubona atashe muzamenye ko agiye mu ijuru. Mu bantu igare rye ryamaze kumanuka, arimo aratashye rwose. Sincyucyura abantu, ariko aratashye. Hanyuma ndagira ngo mbabwire iki kintu. Mwatatse inzara, mukomeje no kuyitakisha, ntayo murabona, ahubwo musenge. Ngana ku musozo rero w'ubu butumwa Imana yampaye, abantu bakomeretse, mugakomeretswa n'aba bashumba, n'aba bahanuzi, n'aba bapastori, n'aba bavuga butumwa, mwihangane, Yesu azabahorera. Ndabizi ko hari ababatanze mu bapfumu, bakabashikisha, bakabateza inzozi, bakabateza inyatsi, bakabateza n'ibindi bintu bitandukanye. Uyu munsi mukaba muri kurira mwibaza niba ari Imana mwakurikiye, cyane ko iyo mutubonye muri media mugira ngo mubonye abantu, kumba ari ingona, kumba ari ibirura. Nyabona mushishoze, mwongere muhamagara Imana, iyi nyenyeri yongere kwaka, kandi mufata amasengesho mu mperezo zanyu, mwongere mushiremo iki, amavuta, amatabaza yanyu yongere yake. Kabone nubwo hari igicuku, hari inyenyeri igiye kumurika, kabone haracyariho ibyiringiro, ugihumeka utararangira, bataragushiraho sima ngo bakubetone wapfuye, haracyariho ibyiringiro byo kuzuka. Rero ndagira ngo mpiniraha n'amaseri, ntago nabimarayo. Iki ni igice cya mbere. Nkomeje gusenga, nkomeje gutinya, mukomeze mu nsengere. Ndashimira abantu bakomeje kumpumuriza, bakomeje kumnyereka ko mundi hafi. Uwiteka abaha umugisha, kandi bahanuzi mushira ubwoba, musenge, Imana ibamara ubwoba, mubwira isi. Ariko ntuhanura ibyo wumvanye abandi, ntuhanura ibyo wakuye muri meza rya Yesu. Umurimo wawe si uwacu, cyakora waraduhamagaye turaza. Komeze kuturindisha ukuboko kwawe kw'imbaraga. Sengera abantu bose baherereye muri iyi si, kuboko kwiza kw'Imana, ikiganza cyiza cy'Imana kigere ku barwayi, abafite intimba, abababaye, abafite imitima ikomeretse. Uwiteka abomoze mu izina rya Yesu, amen.